turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya kandi dushimiye Imana iduciriye inzira kugira ngo tuboneke muri studio kugira ngo tubagezeho icyo Imana yadushyize ku mutima, kugira ngo namwe mudufashe gushimira Imana ndetse no kunezerwa, munezererewe igikorwa Imana yakoze muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndabasuhuje rero bene data aho muherereye hose, bamaze kugirirwa ubuntu bagahishurirwa umurimo Kristo Yesu yakoze ku musaraba, bakaba biyicariye bazi neza ko bafite ibyiringiro bifite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ndabasuhuje aho muri hose, ndabaramukije amahoro bene data. Ndasuhuza n'abandi bose badukurikira, kandi mu by'ukuri dukomeza kubona uburyo ki muba muri kumwe natwe. Nukuri reka mvuge ngo mukomeze kugubwa neza, Imana ihabwa icyubahiro. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Muri aya masaha uwo muhaye mwumva ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Nanjye ndi umukiranutsi mbikesha kwizera igikorwa Yesu Kristo Yesu yankoreye ku musaraba. Ndi umwana w'Imana, ntabikesha imirimo yanjye, ntabikesha amasengesho, ntabikesha ingeso zanjye nziza, ahubwo mbikesha kumenya ko Kristo Yesu ubwo yajyaga ku musaraba, Imana mubazeho ibyaha byanjye, igihano cyabyo akagihabwa, nuko nkaba ntagihanwe kubera ko Kristo Yesu yahanwe mu cyimbo cyanjye, mfite ubugingo buhoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ikiganiro rero mu by'ukuri munakurikirana kuri YouTube channel Ijuru ntirikorerwa. Ufite telefone yawe nini ya WhatsApp ukandikamo ngo Ijuru ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana n'ababwiriza butumwa bwiza abagiye batandukanye babikugezaho. Imana ihimbazwe cyane. Ushobora no kutwandikira kuri iyi nimero kuri WhatsApp, ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ya 07844257. Iyo nayo yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, hanyuma ugakomeza no kwiyumvira ubuhamya bwa benshi bamaze gukizwa, kandi ukanakomeza nanone ugakurikirana n'ubutumwa bwiza nanone kuri urwo rubuga bukomeza kunyuraho. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero dushimira Imana iciye inzira igacaka kanzu kugira ngo mbashe kugera hano muri studio. Reka tuyishimire nanone ko ariyo mugenga wa byose, tunayishimire ko yatanze Yesu Kristo kugira ngo abe incungu y'ibyaha byacu, ko yaduhaye ijuru ku buntu muri Yesu Kristo. Reka dushimire Imana. Imana ihabwa icyubahiro binyuze no mu isengesho. Mana muremyi w'ijuru n'isi, kandi Mana muremyi wa byose, wabanjirije ibintu byose kandi byose byabeshejweho nawe, izina ryawe ririhabwe icyubahiro. Ni wowe utuma imvura igwa kandi ugatuma izuba riva, waringanije imisozi, waringanije byose. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe Mwami, kuko uri hejuru ya byose kandi ukomeye, uri umunyacyubahiro. Uhimbazwe. Ndagushimiye cyane kubw'urukundo ruhebuje Papa wadukunze, ndetse urwo rukundo wadukunze akaba ari rwo rwatumye utanga umwana wa Yesu Kristo w'ikinege, atwe abari babi ukamuduhereza, akabarwaho ibyaha byacu, agapfurupfurubirwa agashinyaguro, azira ibyaha byacu, akamena amaraso. Mu maraso yiwe tukaba twarababariwe ibyaha. Abamaze kubyizera, abamaze gukizwa nabyo, uyu mwanya twatuje akanwa. Nanjye ngushimira n'abari kunyumva, ngushimira ko watugiriye neza ukadukuraho urubanza rw'ibyaha binyuze mu maraso ya Kristo Yesu.
reka rero ngushimire no kubw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange no kubw'abanyarwanda no kubw'amahoro ukomeza kuduhereza kuko ari we mugenga nanone w'ibintu byose. Ngushimire no kubw'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda nanone waduhaye, ushimwe muri byose, udukorera icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe. Reka nsabire imitima y'abagiye kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza uyu munsi washyize ku mutima, kugira ngo iki kiganiro nibumva ijwi ryawe binyuze mu ijambo ryawe be kwinangira umutima, ahubwo bugurure kugira ngo mubane banezerwe, bamenye umurimo wakoze, bamenye ko wababariye ibyaha, bamenye ko wabejeje, bamenye ko wabakuyeho urubanza rw'ibyaha, bamenye ko wabahaye ijuru ku buntu, bamenye ko bafite ubugingo buhoraho batabukoreye, baruhuke iyo miruho yose, bamenye ko wabaruhuye binyuze mu mwana wa Yesu Kristo. Urakoze rero, ndagushimiye, ukomeze guhimbazwa kandi ukomeze gusingizwa muri byose none n'iteka ryose ku bwa Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire aya magambo aboneka hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho ni 6, dusome umurongo waho umwe gusa wa 23. Abantu mufite Bibiliya muzirambure rwose kugira ngo namwe mwirebere icyo ijambo ry'Imana rivuga, icyo Imana yandikishije, kubera ko burya byose nanone bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Reka rero dusome mu izina rya Yesu Kristo. N'amagambo avuga ngo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Imana ihabwa icyubahiro. Nasubira muri aya magambo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Imana ihabwe icyubahiro. Aya magambo dusomye Pawulo yandikiye Abaroma, na magambo ngira ngo tuyavugeho nk'uko Imana yampaye nyine kuyavugaho. Mu by'ukuri ntabwo ari amagambo maremare, ariko nanone turagerageza kugaragaza nyirizina icyo aya magambo ashatse kuvuga n'icyo ashatse gusobanura kuri wowe utwumva. Utege amatwi, urushinge ntukureho. Niringiye Imana ko uyu munsi nawe warara wiboneye ijuru, wararana ibyiringiro bifite ubugingo buhoraho, warara uruhutse, warara mu mashimwe, warara useka, warara ukuwemo ikidodo. Ndabyiringiye kuko nzi neza ko Imana ishobora byose. Imana ihabwe icyubahiro. Na magambo rero avuze ngo, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana nanone akaba ari ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu, cyangwa bubonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Na magambo abiri ngira ngo mvugeho. Ndashaka kuvuga ku kintu kimwe, mbanje gusobanura ku kigendanye no kuvuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, niko ijambo ryavuze, niko rivuze. Iravuze ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ntabwo ibihembo by'ibyaha ari ukubisabira imbabazi. Reka mvuge gutya, kubera ko nanone abantu benshi bazi ko iyo umuntu akoze icyaha agisabira imbabazi. Hano ndi kuvuga ni imbere y'Imana, uko Imana yandikishije ijambo ryayo, uko Imana yavuze ibintu byose kandi ibyo yavuze ikanabyandikisha. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ntabwo ibihembo by'ibyaha ari ukubisabira imbabazi.
hari igihe umuntu hanze hari inyigisho nyinshi zitari ukuri ariko zibwira abantu ko bagerageza gukora ibyiza, hanyuma ibyiza bakora bikaba byabahesha kujya mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo ntabwo ari ukuri. Ariko kandi bakanababwira ko nanone kuko umuntu ari umunyantege nke, ko nibibonaho n'ibyaha, umuntu akagira ibyo yibonaho, nanone akwiriye kubisabira Imana imbabazi. Yakwibonaho umushinya, nagira umushinya ujye ubisabira Imana imbabazi. Nutukana jya ubisabira Imana imbabazi. Nubona wasambanye ubisabire Imana imbabazi. Niwiba ubisabira Imana imbabazi. Imana ni nyembabazi. Imana nuyisaba imbabazi irakweza. Imana iragutunganya. Ibyo bintu baba bavuga ni ukubeshya. Ntabwo ibyaha bikurwaho no kubisabira imbabazi. Ntabwo ibyaha bikurwaho nuko umuntu yiyejeje. Ntabwo ibyaha bikurwaho nuko usabye imbabazi, ntibikurwaho no gusaba penetensiya, ntibikurwaho no kubibwira padiri, ntibikurwaho no kubibwira pasiteri, ntibikurwaho no kubibwira mugenzi wawe, ntibikurwaho no kunyura ku gikarabiro nkuko abantu benshi bavuga ngo reka tubanze tunyure ku gikarabiro, tubanze twiyeze, tubanze dusabe Imana imbabazi. Oya, ntabwo ibyo bintu bikuraho ibyaha. Bavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Iyo usomye ijambo ry'Imana ubona ko Adamu akimara gukora icyaha, muri kamere hakinjiramo ubunyacyaha. Ubona ko mu by'ukuri Imana yamubwiye ngo umunsi wariye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi no gupfa uzapfa. Icyaha kikimara kwinjira muri Adamu, muri kamere ye, umuntu wamaze kwinjiramo kamere y'icyaha, ko twese dukomoka kuri Adamu na Eva, kandi Adamu wakoze icyaha, natwe tugahinduka abanyabyaha imbere y'Imana. Imana yari yamubwiye ko nakora icyaha akarya kuri icyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, yari yamubwiye, yaravuze ngo no gupfa uzapfa. Igihembo cy'icyaha, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibi ni ko Imana yabivuze, irabyandikisha mu ijambo ryayo. Yaramubwiye ngo umunsi wariye kuri icyo giti no gupfa uzapfa, nta kabuza. Urupfu Imana yavugaga, nusoma Abaroma igice cya 5 uzabyumva. Murongo wa 18 havuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Kuko igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Uyu umwe ni Adamu, kandi twese tumukomokaho. Wakoze icyaha tumurimo twese, tugahita duhinduka abanyabyaha imbere y'Imana. Tuba twokojwe icyo bita igihano cy'urupfu. Urupfu rwavugwaga ni ugucirwaho iteka, gutandukanywa n'Imana, kujya mu muriro utazima. Ntabwo ibihembo by'ibyaha ntabwo ari ukubisabira imbabazi, ntabwo ari ukwiyeza, si ukwitunganya, si ugusaba penetensiya, si ukubibwira padiri, si ukubibwira pasiteri, si ukubibwira mugenzi wawe. Ibyo ntibishobora kugukuraho ibyaha. Muririmbyi yaravuze ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, ibyo ntibishobora kudukuraho ibyaha. Bavuze ngo ibihembo by'ibyaha, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ibihembo by'ibyaha, umenya ngo wandurwe, umuntu avukanye urupfu, avukanye igihano cyo kurimbuka.
kuba umunyabyaha ntabwo wabikurwaho nuko hari icyo wakoze, ntiwabikurwaho nuko wagize ingeso nziza, ntabwo wabikurwaho no kuba wasenze amasengesho menshi, ntabwo wabikurwaho no kuba wasenze make, kandi ntiwabikurwaho no kuba uri muri korari, ntabwo wabikurwaho no kuba uri umudiyakoni, ntabwo wabikurwaho no kuba uri pasiteri, ntabwo wabikurwaho no kuba uri padiri, ntabwo wabikurwaho no kuba uri shehe, ntabwo wabikurwaho no kuba hari ikintu na kimwe uri umunyedini runaka mu idini iryo ari ryo ryose. Kuba umunyabyaha nta kindi kintu cyabigukuraho usibye kubanza kumenya ngo navukanye kamere y'icyaha, igihano nkwiriye ni ugupfa, ni ukurimbuka, nkajya mu muriro utazima. Muri make mba mbivuga muri makeya kugira ngo wumve igihembo cy'ibyaha, kugira ngo wumve igihembo cy'ibyaha. Kuva na kera kose uzasome Abalewi, urebe umunsi w'impongano, urebe ibitambo. Umuntu we yakoraga icyaha, Abisirayeli bakagaragarwaho n'ibyaha, hari uko Imana yari yarategetse ko bakwiriye kujya batamba ibitambo by'ibyaha. Hazaga ibitambo, igitambo hashingiye uko Imana yari yarakivuze, hashingiye uko Imana yari yaragitegetse. Bazajya bazana igitambo kitagira inenge, kitagira ibara, kitavuye mu inzara, kidapfuye ijisho, kidafite inenge, kugira ngo kibarwe k'ibyaha by'abakizanye. Nikimara kubarwa ibyaha gipfe mu cyimbo cy'ukizanye, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ntabwo Imana yigeze ibabarira ibyaha hatabonetse igipfa mu cyimbo cy'uwakoze icyaha, hatabonetse igipfa mu cyimbo cy'uwakoze ibyaha. Uzasoma Abalewi ku munsi w'impongano ibice 16 uzabibona. Bibiliya igaragaza uko byagendaga. Ntabwo umuntu yakoraga icyaha ngo agenda gisabira imbabazi, ntabwo umuntu yakoraga icyaha ngo agenda cyature, oya, yazanaga igipfa mu cyimbo cy'urwo yagombaga gupfa. Niko ijambo ry'Imana ribigaragaza. Hano rero avuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ukwiye kumenya ngo navutse mvukanye kamere y'icyaha, kandi muri kamere yanjye niho wakusanyirijemo ibyaha byose. Ntabwo nirirwa ndondora. Kamere ni nk'igiti giteye mu muntu, cyeraho imbuto izo arizo zose, kikeraho umujinya, kikeraho gusambana, kikeraho gutukana, kikeraho kubeshya, kikeraho kwirema ibice, kikiremaho inzangano. Niyo mpamvu ujya wibona hari ibyaha wibonyeho, hakaba n'ibindi utajya wibonaho. Bakakubeshya rero ngo ibi byaha uzajya ubibabarirwa ari uko ubisabiye Imana imbabazi, ukabisabira Imana imbabazi, ukongera. Igihe cyose wasabiye Imana imbabazi, ni ukuri ntabwo yigeze ikubabarira binyuze muri ubwo buryo, kuko izo mbabazi nta gihe na kimwe Imana yigeze izitanga. Aho uzasoma ijambo rivuga gusaba Imana imbabazi ngo musabe Imana imbabazi bababarira ibyaha, oya, Imana kubabarira kwayo ibabarira umunyabyaha habonetse urupfu, habonetse igipfa mu cyimbo cy'umunyabyaha. Reka rero mvuge ngo mu by'ukuri banza usobanukirwe neza uko wabaye umunyabyaha ukivuka. Adamu agikora icyaha wabaye umunyabyaha, ndetse umunyabyaha wokorwa igihano cyo kurimbuka, wokorwa igihano cy'urupfu, wokorwa igihano cyo gucirwa witeka. Iyo mvuga urupfu ntabwo mvuga urw'imibiri, uru ntabwo ruteye ubwoba mu by'ukuri. Urw'imibiri twese tuzarupfa, igihe cy'umuntu iyo kigeze kugira ngo ave mu isi aragenda. Ahubwo ni urupfu rwo gupfa, nyuma yo gupfa ukajya mu muriro utazima, ukajya guhananwa na Satani, ukajya gusha by'iteka ryose. Nshuti yanjye, ntacyo wakora cyagukiza ibyo bintu. Nta masengesho wasenga, nta ngeso wagira. Iyo turi kuvuga kugira ingeso nziza, iyo turi kuvuga gufasha abantu, ntabwo turi kuvuga ngo ntabwo ibyo bintu ari byiza. Ibyo bintu kubikora ni byiza, kugira ingeso nziza ni byiza, gufashanya ni byiza, gufasha abatishoboye ni byiza. Ariko nujya ubikora, nujya utekereza ko byava mu inzira yakugeza ku Mana,
ntujye utekereza ko byavamo inzira yavura ngo bigukuraho ubunyabyaha bikugire mwiza imbere y'Imana. Oya, ntabwo ariko bimeze. Bavuze ikindi kintu rero, bavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana nanone n'ubugingo buhoraho. Impano y'Imana yo tuvuga ko ijuru Imana yaritangiye ubuntu, yo tuvuga ko nta kiguzi bisaba, yo tuvuga ko nta kintu wowe usabwa kugira ngo ujye mu ijuru, nta bya 10, nta maturo, nta masengesho, nta ngeso zawe ku kigendanye no kujya mu ijuru, nta kintu na kimwe wowe usabwa, kuko ikiguzi bavuze ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Impano ku munyabyaha wabaye umunyabyaha kubera Adamu, no ku umukiranutsi umukiranutsi ariko nanone nta ruhare ubigizemo. Ku munyabyaha nta ruhare wabigizemo. Ibi banza ubyumve, wavutse kuri Adamu umunyabyaha, nawe wokozwa ubunyabyaha ndetse wokozwa n'igihano cy'ibyaha ari cyo kurimbuka. Ukwiriye kumenya rero ngo Imana nanone yatanze impano y'ubugingo buhoraho ariko binyuze muri Kristo Yesu. Kugira ngo Imana itange impano y'ubugingo nanone buhoraho, ntabwo yatanze impano hatabonetse igipfa, hatabonetse upfa mu cyimbo cy'abantu, kuko yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Habonetse Kristo Yesu kuko yavuze ngo impano, ariko impano y'Imana nanone akaba ari ubugingo buhoraho. Mwe muri kunyumva muteze amatwi Radio Country FM, impano ntawe uyigura. Iyo umuntu ari buguha impano, aguha impano utayiguze. Wowe icyo usabwa ni ukuyemera gusa, ukajya umushimira ati warakoze kumpereza impano rwose. Mu by'ukuri impano ntigurwa. Usomye mu Efeso ibice 2 uzasangamo umurongo w'8, ahubwo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye kuri mwe, ntibyavuye no ku mirimo, ahubwo ni impano y'Imana. Ubugingo ijuru Imana yaritanze nk'impano. Ni gute yaritanze nk'impano? Nuko yohereje umwana wayo Yesu Kristo. Babantu twari abanyabyaha, twavutse turi abanyabyaha, twavutse dukatiye, dukwiye kurimbuka, tugomba kujya mu muriro utazima. Imana iradukunda, imaze kudukunda none yemera kudutangira umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege. Noneho iramuzana, imwohereza mu isi. Aza mu isi adafite kamere yacu twebwe abantu, ko twe twavutse hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo. Ntabwo Yesu yabonetse hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo, ahubwo ni igitangaza Imana yakoze. Inda ye ni inda ya Mwuka Wera Mariya yakiriye, Mariya yasamye, kugira ngo Yesu Kristo aze kutubera umucunguzi, aze gupfa rwa rupfu twagombaga gupfa, aze guhanwa cya gihano twagombaga guhanwa. Imana iramuzana, aza muri iyi si. Aje muri iyi si ngo ijambo ry'Imana ngo yakuze ashimwa n'Imana ndetse n'abantu. Nta cyaha na kimwe cyamugaragayeho, ntiyigeze kumenya icyaha habe no kugikora. Ibyanditswe byera niko bivuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha. Ntumva aho ya mpano yaturutse y'ubugingo buhoraho, ntumva aho ya mpano yaturutse y'ijuru. Nuko utigeze kumenya icyaha ari we Yesu, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Imuhinduye kuba icyaha, aba yakiriye n'igihano twagombaga guhanwa. Amena. Imana ihabwe icyubahiro. Kristo Yesu utarigeze kumenya icyaha, Imana bimuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Imuhinduye kuba icyaha, aba yakiriye n'igihano twagombaga guhabwa cy'urupfu. Urupfu Kristo Yesu yahawe rwanganaga n'igihano twagombaga guhabwa
tukajya mu muriro utazima, tugahora dushya tubabara by'iteka ryose. Imana rero ibara wese ibyaha byawe, Imana ibara Yesu ibyaha byanjye. Imana imaze kubimubaraho byose, arangije ajya no mu gihano twagombaga guhabwa. Yesaya abihanura, abihawe n'Imana bishuriwe, yaravuze ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjagurirwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ibice byaho 53 here ku murongo wa 4 niko havuga. Urumva mu by'ukuri ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Nuko Imana yamubazeho ibyaha byacu kugira ngo ya mpano y'ubugingo buhoraho ibonerwa muri Kristo Yesu nawe uyihabwe. Nta wigeze asenga amasengesho yo gusaba ngo Imana izaduhereze Yesu. Icyo cyifuzo ni cyari kuza mu mutima w'umuntu, kuko umuntu yarapfuye azize ibyaha n'ibicumuro. Imana niyo yadukunze kugira ngo idutangire Yesu, itwihere ubugingo nk'impano bubonerwa muri Kristo Yesu. Amena. Iramutanga, ibicumuro byacu arabicumitirwa, ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu. Imana yari yamubazeho ibyaha byawe, wowe nyumva byose uko bingana, ntabwo bibarika. Cyaba igiti nka kamere kiguteyemo, n'imbuto zibyeraho, imijinya ujya wibonaho, gutukana ujya wibonaho. Ntabwo nkubwiye ngo tukana, se nkubwiye ngo gira umujinya, ahubwo ibyo bintu bituye muri kamere yawe, ujya ubyibonaho mu by'ukuri utashakaga no kubikora ukabikora. Ndashaka gusa kuvuga ngo ibyo bintu byose ari byo wibonyeho, ari n'ibyo utaribonaho, hari n'ibyo utazirirwa wibonaho, ukava muri uyu mubiri hari ibyo utari wibona wakoze, ariko nibivuze ko bitagutuyemo. Ibyo byaha byose rero uko bingana, Imana yabibaze kuri Kristo Yesu, irangije kubimubaraho ahabwa n'igihano cyabyo. Yesaya niko yavuze, haravuga ngo ibicumuro byacu yarabicumitiwe, ashenjagurirwa gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Kubera ko ibyanditswe byera bivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. None rero kubera ko Yesu yaraje kutuvunjira, Imana imubaze w'ibyaha byacu, none wa mahoro azanwa no kwizera ko wababariwe, azanwa no kwizera ko igihano wari ukwiye guhanwa Yesu yagihanwe, azanwa no kwizera ko umucunguzi wawe yabonetse, umucunguzi wacu Kristo Yesu yabonetse. Yakire, kubera ko nta mahoro wagira uri umunyabyaha, nta mahoro wagira uvuga kukorera ijuru, nta mahoro wagira uvuga kuza uzajya witunganya wiyeza bikaguhesha ijuru. Ibyo nibishoboka, iyo ni inzira idashoboka. Umurimo Yesu yarawukoze, arawurangiza, ajya ku musaraba. Uzasoma muri Matayo ibice byaho 27, uzasoma mu bice bya nyuma urupfu Yesu yapfuye, ukuntu bamufashe, abasirikare bakamushinyagurira, abatambyi bakamushinyagurira, bakamucuza umwambaro yari yambaye, imyambaro yari yambaye, ngo bakamwambika umwambaro umuhemba, ngo ikanzu itukura. Ibi byari bivuze ko Imana imushyize w'ibyaha byawe, kubera ko Yesaya yarabihanuye, aravuga ngo nawe ibyaha byacu byatukura tukutuku, ibyaha byacu byatukura tukutuku, Uwiteka abasha kubyeza akabihindura nka sheregi, akabihindura nk'ubwoya bw'intama bwera. Yesu niwe wakwejeje, Yesu niwe wagutunganije. Nubwo ibyaha byacu byatukuraga tukutuku, nukuri imibabaro Kristo Yesu yagize yavunjije igihano cyose wagombaga guhanwa. Kristo Yesu arapfa, ajya ku musaraba, arakubitwa, atamirizwa ikamba ry'amahwa, bamuciraho, baramukubita, bamutera imisumari mu biganza, bamutera imisumari mu birenge. Kwari kugira ngo mu by'ukuri igihano wagombaga guhanwa, igihano wari wakatiwe cy'urupfu, igihano wari wakatiwe cyo kurimbuka, kigukurweho gishyirwa kuri Yesu. Kwari kugira ngo ibyo bintu nubyizeza umutima wawe utarimbuka, kwari kugira ngo ibyo bintu nubyizeza umutima wawe wibonera ubugingo buhoraho, ubonerwa muri Kristo Yesu. Wahawe ubugingo nk'impano rero. Soza kugira ngo nanone dusangire ijambo n'abatwumva. Hari amagambo ari hano muri Yesaya ibice byaho
52 na bibiri. Mwumve ikiri jambo rivuga ku murongo waho wa gatatu. Haravuga ngo kuko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa nanone muzacungurwa ari nta feza utanze. Shaka kuvugira ijambo rivuga ngo uzacungurwa ari nta feza. Niumva ijuru ntabwo rigurwa, ijuru ntabwo rikorerwa. Yo tuvuga ko ridakorerwa gutungurwa. Yusomye ku mutwe w'aya magambo haravuga ngo inkuru nziza y'agakiza abisi bose bazabona. Inkuru nziza y'agakiza, iyi ni inkuru nziza nakuzaniye. Ni inkuru nziza ikubwira ko wakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Waguzwe ubusa, wavutse uri umunyabyaha kubw'igicumuro cya Adamu. Nanone gutungurwa nta feza, nta masengesho kujya mu ijuru bisaba. Kujya mu ijuru nta kiguzi bisaba. Ikiguzi cyatanzwe na Yesu kandi Imana iracyemera. Ni urupfu Yesu yapfuye. Niwe wabaye igitambo kitagira inenge, niwe wabaye igitambo kitagira ibara. Niwe wagucunguye, niwe wancunguye, niwe wakwejeje, niwe wagukuye w'ibyaha byawe. Menya ko igihano Yesu yahawe. Waguzwe ubusa nanone wacunguwe ari nta feza nta zahabu. Ucunguwe ku buntu n'ubuntu. Ijuru Imana yari guhereye. Ruhuka bamahoro. Umenye ko Imana yaguhannye, iguhaniye muri Kristo Yesu. Yahannye umunyabyaha, imuhaniye muri Yesu Kristo. Yesu abari we wumva ububabare, wowe wakira umunezero. Izere ko wababariwe, izere ko wacunguwe, izere ko wejejwe. Nukuri wavutse ukati igihano cyo gupfa. Yesu Kristo yarakubabariye kuko yahanwe igihano cyawe, aragihanwa kandi aragisoza. Nukuri yapfiriye ibyaha byacu, yarahambwe, arazuka, ubu ni muzima. Ubu ngubu nukuri kuzuka kwa Yesu nibyo byabaye igihamya kigaragaza ko Imana itakikubaraho urubanza rw'ibyaha. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Niri jambo rero Imana yari yashyize ku mutima kugira ngo ndikubwire muri make. Nkubwire ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, uva mu buyobe. Ntabwo ibihembo by'ibyaha ari kubisabira imbabazi, ahubwo Imana yari yavuze ko ni nako yabyandikishije ku bihembo byabyo ari urupfu. Ariko urwo rupfu hari uwarupfuye kandi arazuka. Kandi impamvu Kristo Yesu yazutse nuko yari Imana, yari afite gupfa ariko afite no kuzuka. Icyo gihano cyose Yesu yahawe cyari cyawe kugira ngo nubyizera gutyo wibonera ubugingo buhoraho ku buntu gusa, nta mirimo, nta kindi. Ari ubuntu bw'Imana. Nakubwiraga ko wababariwe, nakubwiraga ko wejejwe, nakubwiraga ko wacunguwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Kandi uwo murimo wakozwe rimwe. Ibyo biba birahagije. Ni imbabazi wahawe zabonekeye mu maraso ya Kristo Yesu, zabonekeye mu rupfu rwa Yesu, zabonekeye mu gihano Yesu yahanwe, zabonetse rimwe. Iyo ubyizeye gutyo mu mutima, ububaye umukiranutsi, ububaye uwera, ububaye umuziranenge, ububaye utagaho mu maso y'Imana. Ubikesha Yesu, ubikesha kumwizera. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero muduhamagare kuri iyi nimero. Mwebwe mumaze kumva ijambo ry'Imana ko mwahawe ijuru nk'impano, mwahawe ubugingo ku buntu muri Kristo Yesu. Muduhamagare kuri iyi nimero ya 0782 44 21 25. 0782 44 21 25. 07 3 8 3 muduhamagare kuri izo nimero dusangire. Karibu, tubahaye ikaze. Wowe ugize icyo wumvishije, wowe umenye ko igihano cyawe Yesu yagihawe, duhamagare dusangire ijambo muri uyu mwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Allo Country FM. Country FM. Allo. Exactly. Yego, muri bande muherereye he? Samu murenge wa Bushenge. Samu mu murenge wa Bushenge.
Samu mwateze amatwi ikiganiro. Nakize hamwe rwose. Aha, wakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Nuko twabonye ijuru rwose, twabonye ijuru. Aha. Nta kiguzi dutanze. Samu kuri ubu noneho urumva uri umukiranutsi, ubaye umukiranutsi? Aha, mbwira rero uko kuba umukiranutsi ubikesha iki? Kwizera. Kwizera iki? Kristo. Kwizera Kristo ko yagukoreye iki Samu? Abantu benshi bavuga ko bizera Kristo. Mbwira mu by'ukuri ababwira bakumva Yesu Kristo urumva none umwizeyeho iki kugira ngo wumve mu by'ukuri none ufite ibyiringiro bifite ubugingo, kugira ngo none ube wumva ubaye umukiranutsi, urumva Kristo Yesu umwizeyeho iki? Kwizeyeho twagiye ku musaraba akitanyira ibyaha byacu, akazira ibyaha byacu. None kuri wowe urumva utazazira ibyaha byawe? nta n'uwo tubizize kandi Yesu aratwitangiye. Amen, 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 amen. Kandi impanda ivuze nagenda. Impanda ivuze none aho urumva wagenda? Nagenda rwose, nditeguye ndi kugenda. Amen. Ivuze ejo se naho wagenda? Umva rwose umbwiye? Neje ivuze urumva wagenda? Uba nagenda rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Samu, ngushimiye Imana, ibyo bintu n'ukuri wizeye, uba amahoro mu mutima wawe, umenye ko Kristo Yesu yazize ibyaha byawe. Ngushimiye Imana cyane. Samu, urakoze kandi turabakunda. Urakoze cyane Samu. Samu aragira ati n'ukuri nonaha impanda ivuze nagenda kubera ko nizeye ko Yesu Kristo yazize ibyaha byanjye, ubu nkaba numva ndi umukiranutsi bikesha Yesu. Nawe duhamagare wumva ko usobanukiwe. Country FM, alo? Alo Country FM? Country FM, alo? Arongera, nukuri ibihembo by'ibyaha, igihembo Yesu yaragihawe cy'ibyaha byawe. Yesu yahembwe urupfu, nta cyaha yakoze. Ibyo bintu nawe yubyizeye uhabwa gukiranuka kwa Yesu. Ntacyo gukiranuka cyawe giturutse mu byo ukora, ahubwo biturutse mu byo Yesu yakoze. Ukamenya ko Yesu yazize ibyaha byawe, ukamenya ko yabihaniwe. Country FM. Alo Country FM. Nekumva neza. Yego, muri bande muherereye he? Henoki mu murenge wa Nyamasheke. Henoki mu murenge wa Nyamasheke, mu karere ka Nyamasheke? Murenge wa Kirimbi. Yego, ndakumva Henoki. Wateze amatwi ikiganiro cy'ubutumwa bwiza? Nafatiyemo hagati. Aha, wafatiyemo hagati, wumvishe nk'igiki? Abantu kwakira Kristo. Aha, twavuze ko twavutse turi abanyabyaha kubera igicumuro cya Adamu, ndetse icyo gicumuro cya Adamu kikaba cyaratwokoje igihano cy'urupfu ari cyo kurimbuka. Yego. Kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, nawe uraza kurisoma mu Baroma igice cyaho cya 6 ku murongo wa 23. Yego. Ntabwo ibihembo by'ibyaha, ntabwo yukoze ibyaha ari ukubisabira imbabazi. Gusaba imbabazi ntabwo byagukuraho ibyaha. Oya, ibyo si byo, ahubwo Imana yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari ukurimbuka, ni urupfu nk'uko yari yabivuze. Hanyuma rero narinze ko usabye imbabazi kwihana upfuyeho icyaha. Oya, ibyo ni ikinyoma. Kwihana ntabwo ari ugusaba imbabazi. Uhereye kera kose no mu isezerano rya kera ntaho umuntu yakoraga ibyaha ngo abisabire imbabazi. Ahubwo yazanaga igitambo kitagira inenge cyangwa ibara, hanyuma icyo gitambo kikabarwaho ibyaha byiwe yakoze, cyabarwaho ibyaha byiwe kigapfa mu cyimbo cye. Cyamara gupfa mu cyimbo cye, amaraso y'igitamba akameneka, ubwo nawe akaba ababariwe ibyaha. Ibyo bitambo rero byatambwaga
urukumwa utashye na buri gihe byatwikiraga ibyaha ntabwo byakuragaho ibyaha. Hanyuma rero Kristo Yesu aje yatubereye igitambo, yemera kubambwa, ajya ku musaraba, Imana imubaraho ibyaha byanjye n'ibyaha byawe. Imana imaze kubimubaraho aba yakiriye na cya gihano wowe wagombaga guhabwa Henoki. Yego ni kumva. Icyo gihano Yesu rero yaragihabwe, ajya ku musaraba, arakubitwa, apfa urupfu rw'agashinyaguro. Iriya mibabaro Yesu yose yababaye yavunjaga umubabaro wose wari kuzagirira mu muriro utazima. Wari kuzarimbuka warasabye imbabazi, ukarimbuka uririmba, ukarimbuka ukora imirimo myiza uvuga ko izakujyana mu ijuru. Yesu Kristo agiye ku musaraba rero yaraguhaniwe, acumitirwa ibicumuro byawe, acumitirwa ibicumuro byacu, kugira ngo nubyizera gutyo ubaye umukiranutsi, nubyizera gutyo ntuzahanwe kuko Yesu yahanwe mu kimbo cyawe. Nizeye pe. Ibyo bintu byizere mu mutima wawe ko Yesu yaguhaniwe, wababariwe ibyaha byawe, wakuweho urubanza rw'ibyaha n'urupfu rwa Yesu, kuko Yesu urupfu yahawe ni igihano cyavunjaga icyo wagombaga kuzagirira mu muriro utazima. Ubyizere gutyo ntuzarimbuka, utabyizeye wacirwa witeka. Ubyizera ntarimbuka, utabyizera abaciriwe witeka. Nuko urakoze pe. Ubyizere mu mutima wawe. Ndagukunda kandi. Urakoze, nanjye ndagukunda. Imana igushimirwe cyane. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane ngo ntabyo yarazi, nibyo koko abantu benshi ntabyo bazi. Abantu benshi bazi ko yo bakoze ibyaha babisabira imbabazi, ariko icyo ni ikinyoma. Kubabarirwa kw'ibyaha kwabonekeye mu maraso Kristo Yesu yamenekeye ku musaraba. Country Femalo. Halo. Ndakumva cyane, muri bande muherereye he? Muherereye he? Aragiye. Kubabarirwa kw'ibyaha kwabonekeye mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu. Abakorisayi igice cyaho cya mbere umurongo wa 14 niko wavuga ko yaducunguje amaraso kugira ngo tubone uko tubabarirwa ibyaha. Country Femalo. Uragaruka nawe. Igihano cy'ibyaha Yesu yaragihawe. Country Femalo. Ndabumva cyane, muri bande muherereye he? Samusoni muherereye he? Muri Njabushenge. Samusoni, mwateze amatwi ikiganiro cy'ubutumwa bwiza, uburyo ijuru Imana yaritanze nk'impano, ubugingo yabutanze nk'impano muri Kristo Yesu. Twayiteze yombi. Mwakuye mwiki rero? Uko Yesu yatwitangiye. Yesu yatwitangiye ibyaha byacu. Yego. Kandi nta kiguzi dutanze. Hanyuma se kwize kumva ibyo bintu wabyumvishije, kuri ubu urumva noneho wabaye umukiranutsi imbere y'Imana, urumva ufite ubugingo buhoraho? No kuri rwose Imana ivuze najya mu ijuru rwose. Vubwira abantu bari kukumva, wajya mu ijuru kubera ko wakoze imirimo myiza, kubera ko wasenze amasengesho, kubera ko byagenze gute? Kuriya umuntu irukanga agiye gusenga, ukajya ubona agiye gusenga ahantu ariko ngiye nibiriye mu rugo. Ngiye kubera nizeye Imana, kubera aho uri hose Imana iragusanga. Ntabwo nzagira ubwati nkumve gusenga ahantu, ariko nkuguje ngiye niriye mu rugo nasenze Imana iranyumva. Ariko ibyo bintu urumva ari byo byakujyana mu ijuru Sam? Ntabwo ari byo nabijyana mu ijuru. Ariko wumva icyakujyana mu ijuru ari iki? Nicyo ngira ngo ubwire abantu. Kujyana mu ijuru ntabwo ari byiza, ubwo ni byiza ndabona nakoze. Ni iki? Ariko kubera niyo ari ibyaha n'ibyaha nabona nakoze, ariko ngiye nzi ko nabibabariwe nera, umutima ndera meze neza, najya mu ijuru nta kibazo. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane ku bwawe. Kandi ikindi cyambere ni ukwizera. Ni ukwizera ko Yesu Kristo yaguhaniwe, yabaye umucunguzi w'ibyaha byawe, kandi ikindi ubwo noneho Samu ubu ukwiriye gusenga ushimira Imana ko yatanze Yesu akazira ibyaha byawe, ko yaguhaye ijuru ku buntu, ko yakubabariye ibyaha, ko wabaye umukiranutsi ku bw'amaraso ya Kristo Yesu.
kandi ibyo ngibyo ubwabyo bizakomeza no kukubashisha kugira imibereho myiza ishingiye no kuri za ngeso nziza abantu tuba dukeneye mu buzima bwa buri munsi ariko zitavamo kuduhesha kujya mu ijuru. Urakoze cyane. Sasa mwakoze. Ndagukunze kandi ndagukunda nanone. Sana ndagukunda rwose mutiza amatwi buri wa kane zangutega yombi umva rwose. Urakoze cyane ukomeza kugubwa. Imana ishimwe cyane ku bwa Samu avuga ati ntabwo imirimo ariyo yanjyana mu ijuru, ntabwo amasengesho ariyo yanjyana mu ijuru, nge najya mu ijuru kubera ko nizeye ko nababariwe ibyaha, kubera ko Yesu yahaniwe ibyaha byanjye. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro ko benshi bari gukizwa bamenya ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Allo Country FM. Allo. Yego ndabumva cyane, muri bande muherereye he? Imana Valente. Yego Valente, mwateze amatwi ikiganiro. Nyamasheke ntango. Yego karere ka Nyamasheke ntango. Rwose tuba twabakurikiranye. Aha, noneho kubigendanye n'ikiganiro wumvishe cy'ubutumwa bwiza, wumvishe wakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Nganye ngiye Valente kuntu mbyumva. Numva yuko Yesu yatwitangiye kabisa no kwihana ibyaha byose. Kwihana ibyaha gute ushaka kubivuga? Uravuga ati Yesu yaratwitangiye nanone ukavuga ngo kwihana ibyaha. Nuko kuntu umuntu akihana ibyaha yakoze icyaha nyine akihana. Aha, ibyo buri gihe cyose yatungurwa nyine. Aha, ibyo rero ntabwo ari byo. Ntabwo kwihana ibyaha ntekereza ko ushobora kubitekereza ko ari nko kubisabira Imana imbabazi kabisa. Aha, ntabwo ari byo rero. Niba wateze amatwi ikiganiro, ijambo ryatubwiye mu Baroma igice cya gatandatu twasomye murongo wa 23 havuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntabwo ibyaha yo wabikoze ari ukubisabira imbabazi. Ukwiye kumenya ko wavukanye kamere y'icyaha ukomora kuri Adamu na Eva kabisa, kandi muri kamere yawe hakaba hakusanyirijemo ibyaha byose ujya wibonaho. Ibyo bintu rero ntabwo wabikurwa no kubisabira imbabazi, ababikubwira gutyo barakubeshya kabisa. Ntabwo gusaba Imana imbabazi byagukuraho ibyaha, kwiyeza ntabwo byagukuraho ibyaha, kwitunganya ntibyagukuraho ibyaha. Ntabwo ukwiye kumenya ko Imana yatanze Yesu Kristo ikamubaraho ibyaha byawe kabisa. Yamara kumubara w'ibyaha byawe agahabwa n'igihano wari ukwiriye guhabwa. Kristo Yesu niwe wabaye incungu y'ibyaha byawe, arahanwa, arapfa, arahambwa, arazuka. Yarapfuye rero amena amaraso kugira ngo mu maraso ya Kristo Yesu wabarirwe ibyaha kabisa. Yesu yarahanwe kugira ngo utazahanwa, kugira ngo utazarimbuka. Ntabwo uzajyanwa mu ijuru no gusaba imbabazi, icyo ni ikinyoma. Ntabwo Imana yakubabarira kuko isabye imbabazi, ahubwo yarakubabariye ubwo yatangaga Yesu kabisa. Yaratubabariye twese ubwo yatangaga Yesu, ubwo iri kukubwira ngo byizeze umutima wawe bibi byawe wibera umukiranutsi imbere y'Imana. Urakoze cyane, uzakomeza gukurikirana ikiganiro. Murakoze, nanjye narakurikiranye. Urakoze cyane. Nawe ngushimiye Imana cyane. Mu by'ukuri ntabwo ibyaha bikurwa no kubisabira imbabazi. Kwiyeza, ijambo ry'Imana rivuga ko mu Baheburayo igice cyaho cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Yesu yaratwejeje. Allo Country FM. Muraho neza? Neza. Muri bande muherereye he? Ibasito Rusizi. Rusizi ahagana he? Mu Bigashonga. Aha, mwateze amatwi ikiganiro se? Twateze amatwi. Aha, mwakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Twakuyemo yuko Yesu yatabariye ibyaha byacu. Ibyaha byacu byose Yesu niwe wabifasha kwitangira ku musaraba. Aha, ibyo bintu kuba wabyumvishe wabyijeje umutima kuri ubu urumva noneho uri umukiranutsi se? Ndumva nakiranutsi.
urumva wakiranutse urumva wabaye umukiranutsi. Aha uko gukiranuka urumva wagukuye he? nawe kuko byanjye ni kwizera umutima wanjye ko Yesu yadupfiriye ku musaraba. byacu arayifata abyishyiraho arabizira. ukomeze ubyizeze umutima wawe urumva nonaha witahiye impanda ivuze urumva wajya mu ijuru. urumva wajya mu ijuru. Okay, Imana igushimirwe cyane. uzakomeza gukurikirana ikiganiro aho wibereye aho mu murenge wa Gashonga buri wa kane saa 4. warababariwe wa Yesu yazize ibyaha byacu kandi n'ibyaha byawe. warababariwe n'ukuri. Amena. Amena cyane. Haleluya. ukomeze ubyizeze umutima wawe. namwe muwanya Nyagasani. Amina. Amina. Imana ishimwe cyane ko abantu benshi bari gukomeza basobanukirwa ko Yesu yatubabariye ibyaha. Alo Country FM. Alo, mwiriwe neza, muri bande muherereye he? Neme ndi kukadashya. Yego kukadashya, mwitwa bande? Nitwa Imana. Shimimana. Yego. Shimimana, mwateze amatwi ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kigendanye nuko ijuru Imana ari duhereye ubuntu Yesu yazize ibyaha byacu, mwagiteze amatwi? Aha, mwakuye mwiki kubigendanye no kujya mu ijuru? Yemera ko dupfiriye ariko ntabwo nemera ko ibyaha byacu, ariko sinemera yuko Yesu azajya mu ijuru. Aha, wowe twese n'ubundi buturetse abareburetse abantu bose ni wowe ndi kubaza ku giti cyawe wowe. Wowe urumva wizeye mu mutima wawe ibyo bintu wumvishije, wumva byaguhaye ibyiringiro bifite ubugingo? Yenda byizera kuzajyamo. Aha, reka none nkubaze rero. None se urumva uri umukiranutsi? Numva nyiranutsi. Uko gukiranuka gukura he? Witaza kuva he? Uva gusenga kwanjye nsenga. Aha, reka ngufashe rero. Aha, ntabwo umuntu aba umukiranutsi kubera ko yasenze. Ntabwo aba umukiranutsi kubera ko yaririmbye muri korari. Ntabwo aba umukiranutsi ko yagize ingeso nziza. Kugira ingeso nziza ni byiza, ariko ntabwo ibyo byaguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Ikintu gihindura umuntu umukiranutsi imbere y'Imana, niba hateze amatwi ikiganiro twavutse turi abanyabyaha kubera igicumuro cya Adamu. Muri kamere yacu rero tuvukana kamere y'icyaha. Muri kamere hari bukusanyirijemo ibyaha byose ujya wibonaho. Nibyo utajya wibonaho burya bikubamwo. Rero mu by'ukuri ntabwo ibyo ukora ari byo byaguhindura umukiranutsi. Ikintu cyaguhindura umukiranutsi ni ukumenya ko ibyaha byawe byose uko bingana, byaba ibyo wibonyeho, byaba ibyo wibonaho n'ibyo uzibonaho, ukamenya ko uko bikusanyirije muri kamere yawe byose Imana yabibaze kuri Yesu. Yesu utarigeze kumenya icyaha, Imana ikamuhindura kuba icyaha ku bwacu. Imana imubaraho ibyaha byawe, imaze kubimubaraho kuko we wavutse ukatiye urwo kurimbuka ukazajya mu muriro utazima. Yesu Imana imubaze w'ibyaha byawe ahanwa n'igihano wagombaga guhabwa. Urupfu Yesu yagize, imibabaro Yesu yababaye, kujya ku musaraba Yesu yagiye, byavunjije igihano wagombaga kujyamo cy'umuriro utazima. Ugomba kwizera mu mutima wawe rero ko Yesu yakubereye umucunguzi w'ibyaha byawe, yamennye amaraso ukaba warababariwe. Kubyizera gutyo nibyo biguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Ukamenya ko ibyiza byose Yesu yakoze byabazwe kuri wowe. Ibyiza bya Yesu byabazwe kuri wowe, n'ibyaha byawe bibarwa kuri Yesu. Ibyaha byawe bibazwe kuri Yesu bimujyana mu gihana, arapfa ariko arazuka kuko ari Imana nyine. Ariko kandi nawe gukiranuka kwa Yesu kuguhesha kujya mu ijuru, ubyizere mu mutima wawe. Urakoze cyane, uzakomeza gukurikirana ikiganiro buri wa kane saa 2. Urakoze cyane, warababariwe, warejejwe,
ntabwo kwiyeza bituruka mu masengesho n'ibituruka mu mirimo yawe, warejejwe n'umurimo wakozwe byagukorewe kera, wavutse usanga ibyo bintu Imana yarabigukoreye muri Yesu. Wavutse usanga Imana yaratanze Yesu atira ibyaha byawe. Byizere, yarabizize, nanjye narabyizeye, ubu ndi umukiranutsi imbere y'Imana, mfite ubugingo buhoraho. Urakoze cyane. Turenda kwitegura kugana ku musozo, ariko mu by'ukuri mbashimiye Imana ko mukomeza kugenda musobanukirwa. Nakwakira umuntu umwe wenda mu kanya gato. Allo, Country FM. Aha, uyu waruhamagaye ndumva sinzi uko byari bimeze nanone, ariko nashakaga, twari turi kuvuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana akaba ari ubugingo buhoraho muri bwabonekewe muri Kristo Yesu. Igihano cy'ibyaha Yesu yaragihawe, arahanwa azira ibyaha byacu. Ubyizere gutyo mu mutima wawe, ntabwo uzarimbuka. Wabihawe ku buntu, ijuru wariherewe ubuntu muri Yesu Kristo, ntabwo rikorerwa. Imana ritangiye ubuntu, ntiribonerwa mu masengesho, ntiribonerwa mu gusaba imbabazi. Warababariwe, byizere. Yesu niwe wagukoreye, ibyo yadukoreye byatubazweho, biduhindukira gukiranuka. Imana ihabwa icyubahiro. Turasoje, uzakomeza gukurikirana ikiganiro cyangwa urampamagara utege amatwi, inimero ngiye kuyitanga. Turabashimiye ko mwateze amatwi ikiganiro, mwakomeje gutega amatwi Radio Country FM. Turabakunda cyane. Bene data, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose, kandi n'abahamagaye bose tubashimiye Imana, n'abatahamagaye mukomeze mugubwe neza. Niringiye Imana abayishuriwe Yesu Kristo, Imana ibashimirwe, n'abandi bazakomeza kugenda bayishurirwa bamwizera. Imana yacu ihimbazwe cyane. Hanyuma rero, iki kiganiro kinyura no kuri YouTube. Ufite telefone yawe ya smartphone, ushobora kwandikamo ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ugakomeza gukurikirana ikiganiro, ibiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri iyo channel. Ikindi kandi, wampamagara kuri iyi nimero ya 079 18 25 900, 079 18 25 900. Dufite igitabo cyitwa Ijuru Ntirikorerwa, gisobanura ukuntu Imana yatanze ijuru ku buntu muri Yesu Kristo. Ugikeneye wagisanga aho Radio Country FM ikorera, hano mu mujyi wa Kamembe imbere y'isoko, hafi na banke ya Beneri. Wampamagara kuri iyo nimero, nkaba nagufasha uburyo wakiyasanga ukagisoma, nacyo cyakomeza kugusobanurira. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Imana ishimwe. Amen.